cyane rwose. Ubuse utaratangira kuririmba imibu ko nayazaga ariko kuva atangira kuvuga ngo ibihuru, ngo imibu, isi wagira ngo ninjoro usigaye guhisha imvura yabyo. Narabikubwiye ko na so muri abapfapfa. None urarebye ari nge washaka nyine boss hari umukobwa witwa Mutoni. Yaragukunze rwose ibibazo byose wari ufite bikemuke birangire rwose. Umugore nishakiye. Nyine boss hari umukobwa witwa Mutoni. Yaragukunze rwose ibibazo byose wari ufite bikemuke birangire rwose. Akagabo wandakeye ibya. Murekere ibyatsi wowe uri ihene. Akibyo nibi kuba wambaye. Boss rega hano hasigaye harimo ibiterana amabuye. Akosha kuri nk'umuntu ubwo ntabwo akobye amasahani. Waruzingwe se ntabwo ari wowe horo nteza so mutekereza kimwe. Nutubarize inshingano mba nkubwira. Nzava muri ugo cyangwa uruvemo. Nituruvamo na mutwe mbese. Ngo imibu y'imigore nigendana malaria ku mabere yayo. Uzamubwire kari nta numwe tuzonka muri iyo. Mbabwire sheri. Nimba unkunda kandi rwose unyumva uriya mwana ntabwo mushaka ngaha. Yose sheri urumva twakwirukana uriya mwana ari twe muryango w'Akagera. Ese mabuja ntunkunda zibaho ngaho ntuzigire umva n'umunsi umwe unyumenyera uri kunyumva. Yose. Ako ubundi wa mukobwa hari deni ry'imyanda tukurimwo hano ko ruzindukira hano buje gukora iki? Ese urebye ubona ameze nk'umuntu ushyuza imyanda. Abishyuza se baba bameze gute? Urebye ubona umukobwa mwiza nkanjye ufite fresher zimeze gutya. Nabona ushyuza imyanda. Aho muhera musuzugura akazi. Nirwa muzunguruka umugi muzunguza ibibuno gusa nga amafresher. Aho uribeshye cyane. Ahubwo nyibwirira Kadoga yaranumikiye agutumikira se nibijyanye nibi ku bibazo ufite ibibazo ibihe bibazo se mfite ibibazo ufite n'umugore wawe se nibyo okay nta kibazo kirimo noneho mbera ingurube nubundi nari nkumbo ya kabenzi uburandebye ubona nge navamo ingurube Nese si wombwiye ngo wambera byose cyempise mwike icyambere kuri ngewe icyo nkumbuye ako mwagiye muniga kubaha abantu kubaha ubu urarebye uza kunyigishiriza kubaha mu rugo rwanjye ubu se yurindira nkaza mu rugo ukabona kubimbwira ako ngubaze ukeka ko nakwiye ko nkunda byatuma unsuzugura kuva kuri imwe kugeza kuri 10 yego ako muko ubundi ntabwo uri inkunguze ubu si byo ni wowe wagakwiye kubimbwira cyangwa ninge wari kuzabikubwira None nzafunga umunwa kugira ngo navuga ibindi. Icyo nakubwira rero wayobye. Uranyumva? Ngiye mfite umugore. Raseka. Ngufite iki? Umugore byo urabizi. Ndufite umugore. Yego. Wabuze no wirira. Ngufite umugore. Ahubwo mbwira ngo vuro wo mufite. Umwoma. Ubusura rebye hano nta mazi ahari nanywa umwo gashira. Hako nuko giye bigira umwana. Amazi ntabwo nagara amazi abonetse yose. Nagara apfa kubona hanga mu nzu yawe. Reka nkubwire. Ibyo biroha byawe genda ureba abubiha. Je ntabyo nkeneye. Ahubwo mva imbere ntarakugira nabi hano. Uranyumva? Ndi biki? Ibiroha byawe. Mbo mugabo wawe. Mbona uri n'ikigwari si gusa. Ndekigwari. Ekigwari. Cyane rwose. Uretse nze nkwereke wo ntari ikigwari. Uzabagabo rero. Uri suga wawe byarafuye. Kado. Vai hano. Ntabwo birashya nubwo ntumara kugira ibyo.
akwa gicucu we nge nigeze nkubwira ko nshaka umugore Kisa hari umugore nigeze nkushakira unshakira ubu se si wowe uhora unteza kiriya gikobwa yewe uriya mukobwa rwose ndarahiye nta kintu njya mvugana nawe giye kadogo ndumwere nta na kimwe ubwo se yabwiwe niki ko umugore wanjye yagiye amakuru urumva atari wowe yose uyamushyira ariko se gwirumva inkuru nkiriya yayo berekana koko cyane nk'umugore wagiye yikunguje kuriya nako mabuje wagiye yikunguje kuriya ako kado ubundi kuki watumye agenda umuntu w'umugabo nkawe ntabwo ushobora kugira umuntu inama ako se boss wabuze ufitiye kujya uko agomba kugenda abagiyeyo bajya baragenda reka nkuko yari afite yajya ngeze ko ntaragenda sindaho sinuje burya umuntu w'umugabo nkawe kuko umaze gukura ntago yifuriza undi mugenzi we kasenya urugo uranyumva oya ariko boss ubundi birabyo nta nibirenze biri murumva rwose buriya wanashaka nundi nose boss ni urugero nk'ubu ngubu ufashe urugendo imodoka yawe ikagira ikibazo ipine rigaturika kandi ugomba gukomeza urugendo waguma muri ya modoka ugategereza cyangwa wahita witegera indi nyine imashini ko ari imodoka wari warateze ku buryo wahita witegera indi kandi hari nyinshi zifite umunyenga rwose kurenza n'izo umuntu aba yarateze imbere ubundi ntago ari uri inyuma yo kugenda k'umugore wanjye cyese ubwo namwirukana ngo akunda agende ndarane nawe akareka njye nta kibazo ariko rwose igitekerezo nakwihera wanakwifatira nundi cyane ko n'uriya mukobwa ntago ari umutindi umunsi nabimenye nkamenya ko ufite muri urwo ruhare uwo munsi uzambona bose akareka gusa ariko boss umenye ko ufite umwana utoroshye atoroshye se yagukoreye uriya mwana wawe aransuzugura rwose uriya mwana wawe aransuzugura agusuzugura ibiki njye nushaka umukosore kandi genda bakunda ntawe se urashaka kuba hehe igitekerezo nk'ubwo njye ibitekerezo ngo by'inyamira gusa wicunge umunsi namenye kuri nyuma yo kugenda k'umugore wanjye we kadogo uwo munsi uzaba ko boss wari umbwiye ngo ndi umugabo sinari nkwaye igitekerezo ishakira undi mby'imitera inzoka kadogo none sawa kabisa siko byose mbona bitera guhera shaka zikaba kandi nyine unarindi mu masuku kandi ufata amakuru meza rero amakuru meza ndakubwira ngo nabaye nkibikoza boss arasarasizora yaranciyemo kabiri kose ndabona biri kugenda byanga akura mu garonye meze afunga n'umutwe cyane urabivuga urabizi ameze nk'agahungu ke neza neza bafunga umutwe n'abafunga mutwe narabimubwiye yaranciyemo kabiri umva kandi byo nawe ubu ugiye kunga ko diri yanyipfuye noneho diri yawe ipfuye ariko se ubundi ni urukundo cyangwa hari ikindi ushaka byose birakureba urukundo se n'urukundo iki nako ni urukundo usore niba ubonye urukundo rukira noneho urashaka umuwobagiza ahubwo we nyibwirira afite amafaranga urashaka umuhombereza boss rero ubwo se yazampemba ikibazo ko ngiye kuza ukwezi kwa gatatu mboye mwe niba ufite amafaranga mwere ukuntu tuyamurya tumusiga iheruheru tumusiga iheruheru ntago nabyemera rwose mva uheru b'ikigoryi n'injiji ubuse ntago ushaka kwikorera ntikorera se ubwo ko nta gipangu mfite najya nkoramo jaride cyangwa nkubura ikintu nakwikorera ni igiki shaka nukuri pe kutiga biragatsindwa ubu se ngubu rero ukabona akazi kawe arako kukoropa zino jaride iminsi yose none se ko nta kindi nyine ntize nakora iki kindi ese nabwo wakicururiza nese nacuruza gute ntazi no kubara ngewe ntago nzi kubara urumva byose batabinyima ariko runaka ntakumira ubu ntago uzi kubara ntago nzi kubara urumva batamumbya byose ahantu umutize no kubara nyine iwacu ahantu duturuka twahingaga amateke n'ibishyimbo urumva ariko nari nzi twari dufite inka naragiraga nari umushumba ntago nari kubona akanya kujya kwiga abantu bajyaga kwiga n'abantu iwabo batarigira amatungo ibyo tubyihorera uriya muti neza ngiye nzakwereka ukuntu tuzabigenza rega narakwigisha ukigira ugakora wanda nanakwigishije no kubara byose ukabimenya none se mbwaho mbwira nsezeranye nimba wajya wemera nkaza no kugusura wowe kora umuti gusa kunsura gusa uzajya unarara umva nkubwire uravugisha ukuri umva nkubwire ndabigiteramo nubwo kitumva kuba nzajya nza kugusura
ukareka nkanagukuraho nta gutya kibazo noneho jewe ndabigiteramo ejo kwanza nejo uzagaruka ejo nzazo amakuru mazima ejo ngiye kugenda nsare nsizorekera byumva ku ngufu sawa fatanga gendere kabisa bye Kakwa bite ko wicaye hano ko wicaye hano hano ndi wetera akazi ariko ureka ngo umaze papa ubu ngubu se wazeyutse koko kuzeyuka se niki ushatse kuvuga iki utazi kuvuga yuko umugore wawe se wamwibagira ako gakora uba muzima wasubara ndi umuzima ubu si byo nibyo washakaga kumbwira oya ndashaka kukubwira yuko uriya mukozi wawe amaze iminsi asinda kandi akarengera asinda se amafaranga yakuye ko ntaramuhemba hari umukobwa ukunda kuza hano uri kwaje arayamuha umukobwa usutse umukobwa w'umutuku ariko ntabwo ari umutuku cyane usega kwa wabonyeho umuntu w'umutuku aba he nose warumbajije umukobwa uri gusa gute so warumbajije ibara nanjye nari gusubiza oya nakubazaga ni inzobe cyane igikara urebye ajya gusa inzobe inzobe mbese ushatse kuvuga ko buri gihe uko aje anamusigira amafaranga nako ndakamenya kumenya kamwe kandi nshaka kubwira twinshi gusa ushatse kuvuga ko nawe usigaye ugira ibikabyo bantu nsugire amafaranga nigurire womba ubundi tundi ndakubwira hoshe genda naza nagaruka hano uzahita umwirukana ako papa nawe urasetse ubu ngubu wakwirukana umuntu ugusumba bingana kuriya kereka ushaka yuko wenda kunyigiriza byihorere ndaje nihanangiriza uriya mukozi urumva niyo mpamvu iyi nzu isigaye imera nkaho nta bantu baba muri iyi nzu none uri kumbwira ngo nzamwirukane rero ko ushatse yuko kunyigiriza wenda byihorere ndaje mbyikemurire sawa uranyumva we ntugire ikibazo ndaje mbikemure sibyo tugufashe ki ako se kuki uvuga nabi unje kamubaza ndebye natava umugore mwiza ku buryo wakirwa umbwira gutyo akubundi wa mukobwa we uri gatumwa cyangwa hari ibyo ushaka kunyikuza nsubiza ibyo ngubajije ako ubundi ndebye ubona nava umugore mubi cyane ku buryo utankunda ariko akanakumira wazashatse undi ukabibwira uyobenge ko mfite umugore ariko narumiye uwo mugore wo mu magambo utagaragara umugore wabaheye ariko isi yarashaje kabisa ese ubundi yurindira nkabikwibwirira erega nyenda ndashaka kurongoroka none se ndakurongora mfite umugore ako ubundi wa mukobwa we wampaye amahoro ako reka mbwiza ukuri hari igihe ubwawe uzanyifuza utakimbonye umbure neza neza pe ariko akanakumiro kabisa niba hari n'umupfumu wakundangiyemo umuti ntabwo umbonye umva ikintu kimbabaza ni ukubona umugabo nkawe warinze abatsi ariko muko urashaka kuzamfungisha ugezaho kuza kuntukira iwanjye mbega ndagukomerekeje shapole sana kabisa reka nkubwire kwanza ni iki gikozi kirirwa kikunteza sigaye mva hano mukirirwa mu tugambo hano gusa ako ntugasuzugure ubonanye navuga nkintu na mukozi wawe ahubwo reka nkubwire inama nzima wakundanye n'uriya mukozi ko nzabatwerera amafaranga menshi cyane mukishira umva ko nagasuzugura kabije kuva nawe rw'umuntu bwa mbere umuntu ansuzuguye kano kageni ngiye mbaye n'uriya mukozi wawe aho kuri beshye ko kuba ngukunda wansuzuguye ko ushatse kose ubundi ese ubundi ubwira nge suko ubundi karashika nkaho umenyera gute ubu ngewe urande bisanga nk'uranye n'uriya mukozi umukobwa nkanjye reka nkubwire uwagushutse n'uwakubwiye ko uri mwiza yarakubeshye cyane mva mbwiza ukuri si ukubeshye